ndagusuhuje wowe tugiye kubana muri aka kanya. Niba uri mushya kuri uyu murongo, icyo usabwa ni ugukora subscribe kugira ngo dukomeze kubana gatanu kuri gatanu. Nk'ibisanzwe rero tugarutse muri ya gahunda yacu kukugezaho ubusobanuro bw'amazina. Aka kanya rero tugiye kugaruka ku mukunzi wacu wadusabye ko tumusobanurira izina Aline. Njye tugiye kubana muri iki kiganiro ndi Mr Felix. Guhaye ikaze. Aline rero ni izina rihabwa n'umukobwa. Iri zina rifite inkomoko ku rurimi rw'Ikidage, rikaba risobanura umunyacyubahiro cyangwa se uwubashywe. Ngo dore rero bimwe mu bintu biranga Aline. Aline ni umukobwa urangwa no kwihangana mu buzima bwe, areba neza mbere yo kugira icyo avugaho, ni umunyakuri, agira amatsiko cyane kandi aritanga cyane bikomeye. Ngakunda umuryango we ndetse akawitangira, ngo muri make aba yumva yuko yabana neza n'abandi bagashima ibyo bakora. Akunda gutembera ahantu nyaburanga, ni umuntu utagorana, uwumva vuba, uhorana ibitekerezo n'amatsiko y'aho yifuza kugera. Aline rero ni umunyembaraga, abona ibintu byose mu buryo bwiza kandi agira umwete mu byo akora byose. Ni umuntu rero woroshye guhindura kandi ngo ntacika intege. Aline rero ngakunda kwigenga no kuba mu mwanya utuma yisanzura akavuga kandi agakora icyo ashaka cyose. Ahorana imigambi yo gutera imbere no gushakisha amafaranga mu buzima bwe. Ikindi rero nakubwira kuri uyu mwana w'umukobwa, ngo Aline rero ngo ntabwo aba yihanganira abanebwe, ngo kuko we aba yumva yahora akora cyane. Aline ntakunda abantu bamutesha umutwe, ngo iyo arakaye bimara igihe kirekire ngo bimushiremo. Aline rero kugaragaza amarangamutima ye ntacyo biba bimubwiye, kuba yishimye agaragara ko arakaye. Ahora arangwa no kwicuza iyo hagize ikitagenda neza mu buzima ndetse no mu byo yifuzaga kugeraho. Usanga rero ahora mu kwicuza cyane, ngo agahora mu ijambo ngo iyo menya. Ngaye rero ngubwo ubusobanuro bw'izina Aline. Nawe niba ari izina yifuza ko tugusobanurira, twandike muri comment maze tuzarigusobanurira. Hagati aho rero ntugende udakoze subscribe, ukore like, utere na comment, ukore no kunzogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu mu ba mbere. Ndagushimiye wowe twabanye muri iki kiganiro, nturarekera gukurikirana icy'ubutaha. Njye twari kumwe ndi Mr Felix. Imana ibarinde naho ubutaha.